Yes, ikaze rero nanone muri K podcast uko musanzwe mumaze kubimenyera ngenda ntumira abantu batandukanye mu ngeri zitandukanye abashuti banjye abantu tuba twaragiye tubana mu buzima butandukanye. Uyu munsi rero akora ni bagiye gusuza abantu kandi tuza abantu bakunda kudukurikira bari hirya no hino mu gihugu mu mujyi wa Kigali mu majyepfo mu majyaruguru iburengera bwaryo. Tubahaye ikaze rero muri K podcast nkuko mubibona ndi kumwe n'umushuti wanjye wa zamani akari Bahati Makacha. Yo, what's up, man? K is back. What's up? K is back. Amakuru Yeah. K is back. Umeze fresh, man. I'm good. Man, igihe kirekire man tutabonana tutavugana. Umeze ute kwanza? Mana ndashimana imbere n'inyuma. Ndashimana mu buryo bwose bushoboka kuko buriya iyo bukeye kwa festival. Hari abantu baryama ni buke cyane rwose. So iyo bukeye nge nshimana ko ndamutse. Hari n'abantu bucya nibwire. Iyo bwije nabwo ngagira gute nashima Imana. Noneho hari abantu barwaye kanukanya. Yes, bari kwa muganga. Singe sindi yo kuko ndi hano. Yes. Ngo ndashima. Hari abantu bari mu magereza. Ye ko ndi kuri K podcast ntabwo riho ndi ndashima Imana. Cyane rwose. Ndetse hari nabandi bari mwirimbi bajyanywe. Mwirimbi hari nabajyanye abantu mwirimbi. Ibyo byose nta kimwe ndimo. So nihe mpamvu yatuma nashima Imana. Ngo no kuvuga ngo ikintu cyose kiguha gushima uragifite gushima Imana. Voilà. Sindwaye, simfunzwe, ntabwo ndi mwirimbi, ntabwo najyanywe mu cyangwa se nkaba njyanye abantu mwirimbi. So bivuze ngo nta mpamvu nimwe mbona mfite yo kudashima. Okay, urakoze cyane Bahati, uri umushuti wanjye kuva kera cyane. Thank you. Sinzi ukuntu rero byanjemo na man ino podcast nayitekereje mu Mr. Renzi 3 cyangwa 2. Sinzi ukuntu navuga ko ibi bintu kamite mbikora. Avuganire kamite mbikora. Nk'umuntu uzike. Bro. Jewe nakunze studio yawe ukuntu yubakitse. Urakoze. Ariko mu pro nubundi shaka bisa. Yubatse neza ni studio nziza. Nago nari kuza nafite akantu nibura. Smart. N'abantu bari kureba ikiganiro kubibona. Ya muri podcast nzi hano muri Kigali. Iri muziryoshye. Nibuze ndamutse mvuze ko ebyiri za mbere irimo ntabwo nabeshye. Iyo compliment turayakiriye abakunzi bacu murabyumva. Mukomeze mudushyigikire rero mukore subscribe mukore share mukore like yani mukunda ibintu. Icyo nakora nuko wenda Bahati waranzi nta kintu kibi njya ntanga kabisa. Yeah, true. Mu buzima bwanjye ibyo nakoze byose I think ni ibintu byari byiza abantu barabikunze. Ikaze rero Bahati muri K podcast twishimiye kukwakira ni by'agaciro kuburi hano. Nawe ndishimye cyane. Imana ishimwe cyane ko muyakiriye. Nishimiye kuba ndi hano, nishimiye kongera guhura nawe imbere ya kamera. Guhura mu buzima busanzweho. Asundi ubunaherukaga kugukoresha interview ryari man ni imyaka 10 irashize. I can mu Kinyarwanda igihari hashize imyaka myinshi kuri televiziyo Rwanda. Nabwo twaturi muri studio ariko kumane shobora byose wera uri Imana pe. Ikaze rero Bahati reka dutangire ikiganiro cyacu tugiye muri story twashiduka byarangiye. Kabisa. So rero ndashaka ko duhera ako ubu ngubu dushobora gukonfirma neza hano tukabwira abantu ko Just Family kwa heri kabisa. Nobody knows tomorrow. Kuko na sinzi ariko muri gahunda mu mishinga ngiye mfite mu mutwe wanjye imbere mu mishinga nekeza Jim afite cyangwa Courage umushinga wa Just Family ntabwo urimo. Ariko kuko twese tutazi icyejo hahatse. Nagwa tubyerura wajya kubona mu myaka 80 abasaza bazatereka twonye twiyibutsa abantu birashoboka cyane kuko ngira ngo ejo nabonye igitaramo cya Westlife. Sorry, Backstreet Boys. Nakibonye. Ngayibaze. Kandi reba imyaka bamaze. Ibaze. Ako reka nkubwire nk'akantu. Ibaze none ahangaha. Abantu bavuze ngo
igitaramo cya Just Family. Imagine abantu baza kureba. Ntekereza ko Bekare na bagira ngo ni umunsi wo kubeshya. Bagira ngo tariki ya 2 z'ukwezi kwa kane, kuko ni groupe yabayeho ibaho igira ibihe byiza mu muziki w'u Rwanda, irakundwa na ngo hit ishoboka yose ku kigero cy'u Rwanda twarayikoze, performance zose zishoboka twarazikoze. So ubwo rero icyaba kiriho kongera kwibona kuri stage byaba ari ibintu bya bien. We nikitarabayeho nuko Bekari na ritaraza. Ariko ndagira ngo utangaze ko tukozemo igitaramo abantu bagira ngo ni umunsi wo kubeshya. So rero mu mishinga dufite imbere uvuze Courage, uvuga Jimmy, amakuru yabo man. Courage aracyari South Africa. Ya bose n'abagabo. Courage South Africa ararongoye abana na madame. Jimmy aba muri Amerika yararongoye abana na madame. Nanjye ndi Kigali narongoye. So urumva ibintu imishinga buni imishinga muri gukora izamo ingo nago tukitekerezaho, dusiga dutekereza ku miryango n'abazadukomokaho. Ubu ngubu iyo urebye muri no minsi turi kujyamo ukareba igihe cyanyu cya Just Family, uri kubyumva? No kuvuga ngo hari ibintu byinshi byagiye bihinduka. Ndashaka kumenya akantu ubona kahindutse muri showbiz ugereranyije ya kera yacu ningi generation Z niko njye numva biyita. Nimba rero ubona ari nk'ikintu cyahindutse ari iki? Hahindutse ibintu byinshi cyane, kuko urumva tuvugisha ukuri, twe twakoze showbiz yubakiye kuri analogue ngo usuraga indirimbo ukayishyira kuri CD ukayizengurutsa ahantu hose, nawe urabizi video mwe mushinzwe by'amavideo cyane kabisa. Nuvuga ngo kengeye kumushaka kuri televiziyo Rwanda ndamuheza video, nuvuga ngo ntamugezaho ngo muhe video kwibona byabaga ari ikibazo. So twari turi muri analogue na audio nuko wazenguka amaradio yose uri gutanga indirimbo. Ariko uyu munsi ibintu byavuye muri analogue bya muri digital. Ubu turi mu kiganiro kuri K-podcast, ariko ntago kiri kuri televiziyo Rwanda, kiri online cyane rwose. Hari ibintu byinshi byahinduye. Uyu munsi ntago turi muri studio za televiziyo Rwanda, turi muri studio za K-podcast. So bivuze ngo ibi bintu byose byagiye online, so byarahindutse completely. Bimaze kujya online n'ababikoraga barahinduka. Uretse ko ugarutse uzi imyaka urumaze do kuri itangazamakuru cyane kabisa, nemaze imyaka. Iyo myaka yose hagaze na 15-16. So urumva imyaka yose urumaze udakora, hari abandi bakoraga bashyashya cyane. Haje abanyamakuru benshi cyane bashya baraza pe. Dufite abanyamakuru benshi cyane bashya kandi beza n'ababi. Kimwe nuko no kubwanyu habuze abanyamakuru beza n'ababi. Ariko ku bwacu ugarutse ku bwacu turaza kubijyamo indi. Urumva turaza kubijyamo. Ariko icyo nshaka kuganira kimwe nuko ibintu byarahindutse. Gusa nubwo haje analogue, ntabwo ikuyeho ko amaradiyo yavuyeho cyangwa televiziyo ngaho. Amaradiyo nayo yasigaye agakora mu buryo buri bwabo busanzwe, ariko none buri no muri analogue. Kuko nka radio usanga muri studio naho bafite YouTube channel ku buryo ibiganiro bica kuri radio n'abantu bakubira kuri YouTube direct. So ngo abantu bigeranisha guhuza ibije na so zose. Umuturage uri hakurya kinyamakara uri kumva radio ayumve, ariko none n'umuntu uri muri office ufite telefone ushaka kureba ikiganiro bakirebe bitamusabye gushyira kuri radio ngo yumve. Urumva ugerageza guhuza ibyo bintu. So ibintu byarahuye, ariko mu guhura kw'ibintu nako mu guhinduka kw'ibintu bihindurwa nuko iterambere ry'igihugu rigenda. Kuko u Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere mu buryo bwihuse cyane. So rero buri ibintu byose bitera imbere. Sector rero y'umuziki ya showbiz ntago rero yasigara inyuma. Ariko buriya urebye kera ikintu cyabaga kigoye ugereranyije n'ubu ngubu. No kuvuga ngo kera ikintu kuko ibintu byose bimeze nkaho byoroshye. Gira nka hasoza kera ikintu cyabaga kigoye mu bintu byose. Kera ibintu byose byabaga bigoye. Na transport ubwayo yabaga njyewe keze nk'ungiye kubwira hasoza Just Family. Wenda n'abandi basane bake ngiye nzi ba Rider ba Ben ba Meddy. Kera byabaga bigoye gukora hit. Iyo wakoraga hit yazaga ari hit.
bro wavuga ati nkoze hit se birabaye uzi ukumva kuri radio bari gusaba indirimbo yawe waravuga ati ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane ibintu ndi kurota mu munsi wo kubeshya ko bikurimo cyane no kubeshya nsigaye mbona ibintu byose nkagira ngo ndi mu nzozi nkaya n'umunsi wo kubeshya urumva kera waravunikaga ku rwego ntabwo byagusaba uyu munsi ukora hit uri mu nzu iwawe nshobora kuba nicaye wanjye nkamagara producer akazi wanjye kazana ibikoresho mu rugo wanjye agacora beat nkarekodingira mu nzu yanjye mixage master navuye mu rugo cyo kora icyamvana mu rugo no gushutinga video byonyine ariko gusora indirimbo kandi video nayo ushobora gusanga nyishutinge ni wanjye cyose birashoboka nkashutinga ni wanjye zaraje baguhindura cyane rwose so ugasora indirimbo uri mu nzu yawe sasufiyo kuba warubatse platform zawe gusa ubu ngubu utekereza yuko umuziki warawuhagaritse neza bari umbwiza ukuri na muziki kuko reka mbwira ikintu kimwe twebwe twakoze umuziki tutize ntabwo twaciye ku nyundo ngo kugira ngo turirimbe so twakoze umuziki watala impano kandi impano ni gift from God nuvuga ngo impano ni iki ntabwo ni ikintu wiga ni ibintu Imana iguha ikabigushyiramo as a gift ya gift wahawe ukayikoresha so iyo wahawe gift rero biragoye kugira ngo uyiteshe agaciro gift no buzima busanzwe urayubaha kuvuga ngo nareka umuziki burundu nta muntu nigeze mbona numwe ku isi wahagaritse umuziki yarakoze ngo wahagarike burundu biragoye nose ubujya wicara ukavuga ati ubu wenda nyine ukumva akantu ko kari kugukubita mu mutwe ko kuvuga ngo nje studio kumubita mwumvishe indirimbo hano nkazinga yese shaka mwumvishe imiziki nyinga none urugwa ngo urakora ndazikunda mwumvita imiziki myinshi mu studio nose buri kintu nguzije hanze ndi kwiga strategy ushobora kujya ngo kubeshya none se mwumvishe reka nza mwumvishe ariko kandi uzi mu kiganiro kubitaga akantu gato cyane gato nibyo jewe nshaka kumvisha imiziki cyane ukagira ngo umunsi wo kubeshya uziko ntakubeshya urantunguye uziko neza ko waretse umuziki buriye ntabwo ngendaga ku muziki actually ikintu cyo gihari umuziki ntacyo bigeze unkorera kibi cyatuma nkureka umuziki uzimamwe nandi kumbaje cyo ko waretse umuziki nukuri nkurikije imyaka usibye umunsi umwe ngo umunsi umwe igihe gishize wigeze gusohora indirimbo imwe nabwo y'ubukwe ndavuga nti wenda nuko ari y'ubukwe reka ntegereze mbona imyaka irihiritse nawe umutipe ntago niba wagarutse mu itangazamakuru nawe uzagaruka mu muziki none ndajya gutangariza yuko atari wowe wenyine abanyamakuru bose nzi bakoze mu gihe cyanyu bose ameze uko kuko hari ibintu byinshi cyane basize birangirika birapfa bashaka kugaruka guhindura gusubiza ku murongo n'abahanzi rero nabo mutekereza ko baretse imiziki mutegereze gato mwaje murebe ntabwo ndumva ari confuse ese ubundi reka ngubaza ni confuse generation zigiye kugaruka se twakoze imiziki turi abana iranadufasha nkanjye kaminuza nayize kubera umuziki so uyu munsi imyaka mfite ntabwo ndi umuntu ushaje ku rwego kuvuga ngo ndashaje ku rwego nawe kumuziki kandi umuziki uri gukura pako unashaje so hari igihe umuntu afata akaruhuko akavuga ati reka mbe mugiye muri cyo kintu ngiye gukora indi business ku ruhande nyi setting fresh ngiye kuba ndi kubyaza umusaruro ryazira umuziki wamaye ngiye kubaka urugo hanyuma rero nimara kubisetting neza byose bimeze neza imihanda irongera ariko tugira ngo ni mwe mwenyine ku isi hose abahanzi ba kera nta numwe ugikora indirimbo mwabonye amafaranga ubuzima bugenda neza muri yicarira urugero amafaranga nayo amafaranga nayo nta muntu njya mpura nawe umeze nabi bro amafaranga nayo ahubwo uvuga ngo abamenye kubyaza umusaruro platform umuziki wabahaye ushatse kumbwira ko ari umusani muri generation yanyu umeze nabi bo nta nuwo nifuza ko yabamera nabi
ariko abenshi ko mwese duhura mbona mumeze neza na nubo nifuriza kuba yamera nabi ariko abenshi nabatagitunzwe na business y'umuziki nahubwo nababyaje umusaruro sijye nyine mvuga mwubatse ikindi kintu kitari umuziki ariko seke amafaranga guma doga amafaranga ngaye ko ariyo platform ari hariko meduha itanga amafaranga nuvuga ngo mwamenye indi mitwe rero yo kubyaza izina ufite true ukayibyaza umusaruro ako kantu kabisa so brand burana muri Amerika ba Jay-Z nago bakijwe n'imiziki Jay-Z ubu ngubu ejo nabonye baramusoye ku rutonde rw'uko akize ubu niwe muhanzi wa mbere ku isi kandi ntaheruka gukora indirimbo so ntabwo Jay-Z rero nujya kureba ntabwo imiziki yari yamukijije ahubwo Jay-Z yakijijwe nuko yamenye gukoresha izina rye mu bundi bucuruzi bwo ku ruhande so icyo niba Amerika rero yoboye isi umuziki udashobora nase utegeza ko Rihanna ari mu bagore b'abahanzikazi menyere wa mbere ko ari muri 1.0 KRKB Rihanna so niba Rihanna kandi nawe ntayakura mu muziki amaze imyaka ingata aririmba festival afite ibintu acuruza bya agiye kugira imyaka hafi 10 na muziki na ndirimbo cyane so afite ibintu cyiza cy'abanzi ba kera se bubatse izina yasohoye indirimbo abantu bose baba bayitegereje exactement icyo rero nicyo kintu ubu nusohora indirimbo tugiye kuza rero turebe natwe turebe ibyo cyangwa se tuzagiye ngo umusoko wese ariko umunyarwanda bagira umugani uvuga ngo tinduzi kuzakumburwa ukazasanga bari bagira ariko by the reka nshimire umuntu nka Platini reka nshimire umuntu nka Riderman reka nshimire umuntu nka Bulldog reka nshimire umuntu nka Micho the Best banze kurekura reka nshimire Tom Cruise reka nshimire Knowless Butera reka nshimire undi ninde abo bahanzi ndi kuvuga niba abahanzi ba generation yacu da Deben arimo ndetse na Medi ahubwo Deben we abantu yanze kurekura Deben we ewana ahora on top so n'abahanzi twatangiranye urugendo rw'umuziki bamwe muri bo ducika intege dusa nk'abahanzi gatoye bamwe muri twe ducika intege si twakomeza kandi ko bo barayikomeza kandi baracyahagaze neza ndabashimira ariko aracyakora Bulldog arakora Platina arakora Micho the Best arakora Knowless Butera arakora Medi arakora nubwo yahinduye akajya muri gospel mbese udakora ni wowe Deben arakora ariko nawe ugiye kuza ariko ndirimbo n'umshari nziza uzere kumvisha imiziki mfite iyi niyo nguyeho hafi n'umshari nziza kabisa mfite imiziki myinshi cyane so rero igihe nuko umuziki kuwureka biragoye bro biragoye ni tala nkurikije ibintu nkurikije content ufite indirimbo uri gukoraho bise mbona ko bigoye kuwureka pe muziki biragoye ni tala ni impano ntago ari ibintu twagiye kwiga ngo tugiye kubyaza umusaruro amashuri twiza kandi ibintu biturengera byaje bidutabara ahantu henshi cyane ugereranyije showbiz twakoraga kera n'uyu munsi ubona abahanzi ba kera reka mvuge gutyo reka nkoresha iryo jambo kugira byumvikane neza ubona bahabwa valeri bakagombye kuba bahabwa yaba itangazamakuru yaba abafana yaba abapromota muri rusange ubona agaciro babaha ariko bakagombye kuba ko buri umuntu waharuye inzira uko mbyumva yakagombye gufatwa reka ngusubize ikintu ameze ucyumve neza sibyo iyo uri umuhanzi icyo usabwa no gukora imiziki kandi buriya ntazajye umuntu kubeshya nta muntu uzima agikora ushobora kudakora hiti nk'iyo wakoraga mu busore bwawe cyangwa se mu gihe wari ukiza ariko kuba ugihari ukora umuziki kuko iyo ukora umuziki hari imyaka ugeraho ukajya mu cyiciro cy'abarejande cyo kwitwa ngo you are legend iyo umaze kujya mu cyiciro cyo kuba uri legend rero ntago ubu ugikora igitaramo kuko wakoze indirimbo irite ntago mbega nuvuga ngo ubutunzwe n'ibihangano byatumye uba umurejande gusa icyo usabwa ni kimwe usabwa kutahagarika kuririmba kuko iyo uhagaze kuririmba abantu batekereza ko waretse imiziki iyo ukomeje gusora indirimbo abantu babimenya ko wasohoye indirimbo bakabimenya si ngombwa ko iyo ndirimbo iba hit ucyumve neza kuko wowe ubwawe uri hit niyo mpamvu uyu munsi muri iwacu na muzika King James ajya kuri stage cyangwa Riderman cyangwa Bulldog ubwo mvuze iyo iyi ngiyi irangiye ugahita ubona ko ari
ibintu birahindutse ukabona ko ibintu bihindutse nabagra ntabwo abantu bashimishwa nanone na za ndirimbo King James yarasohoye uyu munsi ahubwo yakubise bazazindi za parapara za kanyobwa zande zose ujye kubona ni ivumbi riri mu kirere Riderman yazana za bombori cyangwa Bulldog kwita ngo za cinema bivuze ngo iki imiziki twara igihe kitari munsi y'imyaka 10 kugira ngo ijye mu mitwe y'abantu bayimenye baturane nayo uyu munsi indirimbo igezweho ku isoko hari indirimbo bita Tsunami. Yes. Tsunami uyu munsi irakunzwe iri kuri hit ariko iri kuri hit iri kuri trend ko nagikunzwe ako Tsunami yo mu myaka 10 iri imbere abantu iyi generation cyashiriho baza bari mu myaka nk'iyacu nako tugezemo nibwo bazabatanya batari kuzi ko muri indirimbo bita Tsunami none nibwo nk'uramunga azajya kuri stage nayiririmba abantu basari kuko umuziki ufata umwanya muremure kugira ngo ucengere mu bantu reka ngwa ngurugero uyu munsi umwana ufite imyaka 5 Tsunami arayumva akayiceza na you understand ariko nagagira amahirwe ko yajya kwatendinga igitaramo cha Tsunami ura muhunga yaririmbye nebagene Run Up hano yagiye kuririmba ntabwo umwana imyaka 5 yajya mu gitaramo ariko mu myaka 10 iri imbere umwana ageze imyaka 15 nabwo azaba atarajyayo ariko umwana imyaka 15 iri imbere abazizi byonye umwana imyaka 15 y'uyu munsi biroroshye kukubeshya ko afite 18 akaza muri concert bivuze ngo mu myaka 10 iri imbere umwana uyu munsi ufite imyaka 5-7 azafite imyaka 17-18 icyo gihe rero muri concert azabagiyemo ntago bazashaka kumva ya ndirimbo uwo munsi yasohotse ahubwo azabashaka kumva ya Tsunami yumvisha mwana ntagira amahirwe yo kwiceza ni handi uzajya muri umudije urabizi umva umwana aje bati ntimuncu yanjye ndi bita Tsunami kuko ntabwo yigeze agira amahirwe yo kwiceza ibyo bintu rero bikubiye uyu munsi kuri twebwe uyu munsi iyo King James ari kuri stage abantu mu myaka 10 ishize bari mu myaka 15 13 muri iyo myaka bari bavuga abahanzi ku mateleviziyo ntabwo bajyaga mu itaramo biga muri primaire ari gemana n'umuntu bati nzi just family muri primaire cyane umuntu rero wiga muri primaire ntabwo arafite ubushobozi bwo kujya mu gitaramo cyacu so bivuze ngo uyu munsi aravuga ati cyambabaje no ukuntu mwatandukanye ya ndirimbo nakunze nkiri primaire ati ndirimbo ukuntu ayiginaga muyicuranze bivuze ngo yumvise ngo Jasper irajya kuririmba ahantu ahita avuga ati yeye ndajya kubareba nihuse sinzi niba ukumva ibintu byo gushaka kuvuga so bivuze ngo uyu munsi tubona abahanzi tukabona n'abastari noneho hari ukuntu ino generation yino kwibeshya cyane igakoresha social media cyane bakagenda ku YouTube bakagura views yaziguze yabona zira akagira ngo yagize hit akabona kuri TikTok indirimbo yakozwe sound yayo irifite nyinshi cyane kuri sound nyinshi cyane akicara mu rwego bati nakoze hit ariko yagera muri cya gihe ngo noneho iwacu na muziki raje n'urugero banjyanya hanana yagera kuri teragasanga yibeshye ko ari umustari kumbi nagaraba umustari ikibazo niki ni imyaka consistent ngo we azi ko ari star kuko yagiye muri Kigali Universal akuzura kuko yagiye muri Bekari n'abantu bakavuza induru ni muri Kigali ni haje ya public y'abasirimu babanda bakoresha amatelefone bakurikira ibintu online ariko nujya mu cyaro hahandi umuturage yiyumvira radio utaza kumuza naho TikTok yazi uwo muntu mu cyaro bazavanga umuhanzi runaka arakuze ariko indirimbo aririmba mezo uzari umuturage ameze gutyo bivuze ngo mu myaka ingahiri imbere nibwo uzajya mu cyiciro cyo kumva ngo uri legend noneho utangire kujya tugiye muri Amerika ho gato kujya abantu byumve neza muri Amerika ho ubu uyu munsi tuvugana abahanzi bakuru batagisora indirimbo ikintu bibereyemo ni bitaramo gusa n'amatuwa Jarure yari hari mu gitaramo Neri yari kubita ibitaramo akugiriya Backstreet Boy bakubita ibitaramo na burase Sierra nabonye basohoye album mushyashya ariko nawe yaramaze imisi urumva Chris Brown mu bitaramo ugasanga
indirimbo nshyashya ntabwo bari kuzita ariko bari mu bitaramo kugira ngo bahe abantu ibintu bakumbuye nabo abandi bakoze imiziki y'abana batabasha kujya bitaramo nabo babasha kugira gute kubareba. Ibyo bisobanuye iki rero? Umuntu ashobora kuvuga ati muri commentaire ati none ibyo bitaramo mwabikoze ko muri abahanzi bakuru cyane wabona bari no bivuge. Uyu munsi Just Family ramutse ihari kavuga ati tugiye gukora tour at Just Family, ndabizi neza ko iyo tour yaba successful cyane. Urban Boys ramutse imanutse kavuga ati Urban Boys tugiye gukora tour yo gusezera ku banyarwanda as Urban Boys official. Urban Boys kazi niwo Safi bo nizo irimo Humble cyangwa Dream Boys. Uri kuvuga ya matsinda ariko baha wenda ukira aho ngaho kankunganira kana nako uze kukambwiraho. No kuvuga ngo iyo ugereranyije uyu muziki uno munsi mba mbona umeze nkaho ufite ikibazo, sinzi nimba nakita ikibazo. Uvuze Just Family, uvuga Dream Boys, uvuga Urban Boys, mane kugeza no sangira ngo nta groupe nimwe dufite muri music. Hari groupe imwe nzi yitwa Fera Music, abana baririmba neza ariko nabo ntabwo bazamuka kubera ko ntabo guhanga nabo gukompeta bafite. Nose urambwira yuko competition yari hagati ya Dream Boys na nuza na Just Family cyangwa Urban Boys. Mari kirya gihe umuziki wari uryoshye kubera competition. Buriya reka urabona ino music industry itaburi ikintu buri bundi amatsinda amagroupe ari mu bintu byubaka industry ya music muri buri gihugu cyose. Bisobanura iki? Bivuga ngo industry yose tarimo amagroupe biranagwe kugira iryohe, ntabwo bikunda kabisa. Kuko n'uyu munsi reka ngwe nk'urugero, ndibuka umunsi musohora indirimbo, sinzi indirimbo mwasohoye mwambaye amakoti y'umutuku niyihe nyibutsa rimwe gusa, mama hirwe murakomeye iyo ryaba nimwe gusa na Urban Boys sinzi nawe umwe arasoraga undi akareba undi yakoze iki nabo bagahita bakora n'abandi bakareba. Kangubwire Urban Boys ndibuka twari turi mu bintu bya mvuze company ari kibazo twari muri tour ya Tigo Cash, bari baronshingira iranuza Tigo Cash, turi muri tour yayo turi kuza mu gihugu turi muri ibyo bintu turi kuva Igisenyi nari nicaranye na Majide Black umudoka twicaye ku ntebe imwe turi kuva tuvuye kuririmba tugeze mu Musanze twatuvuye Igisenyi turi kuzamuka tugeze mu Musanze twumva ko radio hari nijoro mu twazamuka turi kumva za Sunday Night za Star Forum za Sanos Night ibiganiro bikiba ku maradiyo byatanje ibyo biganiro za Ten Tonight. So it was Sunday I remember. Uribuka ko abantu baraga bumva radio birabiganiro no twazamutse imodoka turi kumva iki niba ari Sunday Night niba Sanos Night niba turi kumva iki menya ni Sunday Night yari mu bari sudi kumva indirimbo ngo bibaye nubwo kwifuza Urban Boys bari kwironshing wo ntago bari mu byatiko twabumvisha bari kuronshinga bo nubwo kwifuza ari icyaha imbere y'Imana n'abayemera bro indirimbo bari kumwe na Riderman bari bonyine bibaye ndayizi akantu nariyumvishe ndayumva no amajarande amubitishije gutya aranyihore indirimbo ndayumva irangiye bitangira gucya mitanche mu mutwe amaje atarindukira ati mbo barabakomye indirimbo numvaga urayumvishe nukambaje ati urayumvishe ati ndayumvishe atoke none murajya he ubu urugendo rurabwuhira kugera Kigali amahoro so urumva ukanu amaje abimbwiye numva nangigize ubwoba none bana isoranye na video kese Kigali mbonye video ndavuga ati ibyo noneho ntago bibaho mubwije ukuri yuko cyanyu cy'amagroup icyo cyabaye imyenda yabagiri mu ma video yanyu ubaye ngo icyo cyabayeho twageze Kigali tutararuhuka mitamagara rikiriki ndavuga ati muvandimwe rikiriki nyaboneka
urahari wadutabaye ko dupfuye rikika ravuga ati muzindukire muri studio nibwo twakoze indirimbo bita ngo nyemerera nyorohera umuti nyorohereza tutakubita ndetse na J Paul ebana nyorohereza na yitiba urumva twagiraga ishyari ariko ryiza Dream Boys yasohoye Bera buriya reka amateka ya Bera Kitoko narakiro kiganiro araza kubyibuka byo sinzi ikintu cyabaye Kitoko yaramamagaye umusoma aravuga ati bro rero mfite boro muri studio nshaka dukorana Kitoko na Just Family turavuga ati naribi tunyewe urumva Kitoko yari umusane mukuru naka twari bakora ku Kitoko yari umusane mukuru urumva ukubaha of course yes nari bakino kiganiro araza kubyibuka Kitoko aravuga ati rero muza recording ryari duhana gahunda iba dufite ibindi bitwa twatimo by'amatuwa dusa nk'ababura kanya ho gato kujya kuri coding kuko hari ukuntu wajyaga Nyagatare ugakora ukarara mu nzira uva Nyagatare uri kujya nka Rubavu yes urumva uraca muri Kigali ko ntago urahagarara Kigali urakomeza kandi ubwo twebwe asanga imodoka bito n'umunaniro wisinziriye chauffeur akarwana yajya bati twageze Rubavu Kitoko dusa nk'abacererwa kuri coding mu gihe tutari coding twumva indirimbo Bera nashaka kumva mamagara Kitoko ese ndavuga ati musa ko numvishe indirimbo yawe na Dream Boys ni yindi twagomba gukora Kitoko arambwira ati ntwese ko mwe mwanyiriye mukanga kuza kuri codinga naho ati ntabwo twakwiriyeho ntabwo twanze kuri codinga naho twebwe buri munsi ko turi muri boro ubwo nyine ngo nakeza ko mwanyiriye ndavuga ati Kitoko ko kumva ibishoboka koko Bera niba ari Dream Boys niba ari Kitoko nicyo ntamenye kucyo gihe ntabwo twajyaga bahita bicano harya Bera ni Kitoko na J Paul ya Kitoko na Dream Boys ariko ntabwo ko tuzi nk'indirimbo ngo ni Kitoko cyane ya Dream Boys kuko nta YouTube channel twagiraga ngo platform ngirajya ngo zose kwanerisha kuri Afrifame yes urumva indirimbo kuri Afrifame ntabwo tuzi ngo ni Kitoko ntabwo tuzi ngo ni Dream Boys urumva yabacana so biraducanga ndavuga ati rero Kitoko mama ati basi nakuntu ngo rero ubwo nta kuntu ngo nyine biranze ko tuza recording ariko harya ndimbo mwakoranyara Kitoko nayo byarangiye mudafarangiye so urumva rero icyo nashaka kuvuga nuko habaga mishyaka groupe zararebanaga kuko nko muri Guma hajyagamo groupe ebyiri bivuze ngo groupe zari eshatu ziri ku isoko wibuke ko KGB The Brothers Family Squad n'abakimaze zimaze gusa nkaho ziduhaye ikibuga musigaramo muri batatu groupe eshatu tugomba guhangana twarakora bati mu mwaka Guma groupe ebyiri zijyamo Asa hagomba kubaho Guma yarabahaje Guma yahagije abahanzi ku rwego udashaka musa uzikumva ngo Just Family yagiye muri Guma Urban Boys zasigara byabaga ari cyangwa kumva ngo Urban Boys muri Guma Just Family yasigara no Dream Boys yahoragamo buri gihe bayamagara ku mwanya wa mbere ariko wavuze ibintu byawe wacu na muzika kandi nakubonyemo i Rubavu hari video nabonye ndakubona witabiriye Guma uri umuhanzi yego iyi ngiyi wayigiyemo kureba nk'umuhanzi ariko utari nagiye kureba ngereranyiriza izo show ebyiri ni umuntu umwe uzitegura ni umuntu umwe uzitegura na nyirubwite nawe Mushyoma Joseph Bubu wateguraga Guma nawe utegura wacu na muzika nawe urabizi ko erega Guma yari competition Guma was a competition but iwacu na muzika ni just a show ni show isanzwe ntago ari competition ikintu bita competition rero buri muhanzi wese bavuga ati aya mafaranga ndayashaka nuvuga ngo uhera mu byiteguro guhera ku rukweto wambaye guhera ku ipantaro wambaye ntago nzibagirwa Guma stress yahaye abahanzi bro aho kuzi kujya guperforminga uzana umutwe wakuriraga niyo baguri muri backstage none yo babaga bagiye twigumiraga muri Abyss iyo babaga bagiye gutora telefone yarariraga message mega Guma turaje amajoro Guma yatumye dukora nibyo tutagakoze Guma ku kibi no kukiza uzuma ko iba bwa mbere ntabwo twagiyemo let me give you a short story 2011 baravuze ngo bagiye kubikitwa Primus Guma Superstar kumvaga ari ikintu tutazi icyo ari cyo nta muntu rero akamenya ngo hazajya abahanzi ngo 10 ngo bakoze neza rules and conditions batanga icyo gihe dusanga twe turazujuje as Just Family kuko tumeze neza icyo gihe
abana b'abahungu twiberaga mu Gatsata arara umusaza ubiyoka byose kugira kinavuga ranzo kuvuga izina ryanga none se twe twicara mu Gatsata turavuga ati byanze bikunze abanyamakuru bizi ko ibyo dusabwa tubyujuje bazadutora si tukamenya ko agomba kujya mu groupe ebyiri abantu bamenya amakuru mbere twagiye kubona tubona Guma ya mbere yabaye si twisangamo tubonagemo Urban Boys na Dream Boys kandi shahi y'umuhanzi yajyaga muri Guma ubwo abandi batarimo bahitaga bamana nk'abantu batari abahanzi batazwi umuntu utarajyaga muri Guma yarwaraga pressure ubwo mwaka ugiye kurangira ibiraka byose bijya muri abahanzi bagiye muri Guma aka Guma ni nacyo kintu cyatangaga amafaranga umuhanzi ngira ngo bwatangiye gukora ku mafaranga menshi kabisa za miliyoni ikintu cyabayeho rero turavuga ati sasa Just Family yazize iki turavuga ati rero abanyagatsata turabadanje turiyize ko turabadanje ariko ubudanje bwacu tubonye hano bugarukiye nta muntu wangi wawe waje mvuga ati ngiye n'umuntu wa Kacyiru avuga ati abantu ba Kacyiru turarenze Gatsata ariko ni yambere abizi Gatsata none ikintu cyose cyabone iki ese ngira abajene ati rero dufite kwimuka tuve muri Gatsata n'ubundi ibintu byose bera muri Nyamirambo ubu tuzinga akangushye tuyinyamirambo Inyamirambo no hantu habiraga amashyamba yose amajo kabisa ni muri Nyamirambo none twari munsi tuvinyamirambo tuza twavuye mu Gatsata tuzinyamirambo tujya hagati mu Biryogora kuri 40 niho twagiye kuba none reka duture muri centre Biryogo ya Nyamirambo none babibone Guma kabiri giye kuza ubwo mbere yabaye rangiye twari ntago mwagiyemo arya Guma ya mbere ntago mwigeze muyijyamo ntabwo twagiyemo gusa ntabwo twese tugira amahirwe y'umwaka ndetse tugira nomination yo muri Kenya tujya muri East Africa Music Award ndetse ibyo muri Kenya binavugwa cyane mu Rwanda kurusha na Guma ari icyo gihe tujya muri Kenya nk'abahanzi bahagarariye igihugu tunaperforminga neza noneho itangazamakuru avuga ati babandi mwasize nibo bahagarariye igihugu urumva nako turongeye tugize akajambo abantu batuvuga niyo hari abanyamakuru bashinzwe gukasa Guma gusa DJ Adams bavuga ati Just Family mwarayibye none dore yabere bari muri Kenya tugira amahirwe tugira agakuru katuzamura uko ariko 2012 giteramo twatwinjiye abana b'abanyagatsata twatwinjiye muri Nyamirambo turavuga ati rero Guma igiye gukurikira ase mwese mwarabo mugasyata muri Just Family oya ninge Jimmy wabo ni Nyamirambo nakuraje ariko ko nge wacu uri mu Gatsata narabaganje mbumvi urumva nanjye ubura muri Just Family wari mutoya nyiri n'umunyeshuri so ndabwira ati rero narabaganza to mu Gatsata ubwo tuje Nyamirambo rero bro kwa aya majoro turahasoni ngenda byuka Primus Guma superstar ya kabiri ya muri 2012 ijya kuba muri Serena Hotel bajya gutangaza abahanze 10 bagiye muri Guma mwari muri ukiro nakoze nabwiye Jimmy nakuraje ati mwe mujye yo muri Serena nge ntabwo nza why ngiye amakuru ndabizi ndayafite turimo nese icyo nakoze iyo nanywaga inzoga nigire mu kabari arakabari k'abakongomani gatuye ruguru kabaga ruguru ya kunuza harakuntwari ku mashuri munsi ya polisi neza ndagenda nicaramo ndabwa mushyemo televiziyo ndebe mfata imitsingi kinini nagiye ati umwana w'umuhungu biravuze ati imirimo yawe nishimwe no witeka nari mbizi ko ndimo ngiye nari mbizi ko Just Family na Dream Boys none se kankubaza none kugira byemere ngewe reka nkubaza akantu ntumbeshe umbwiza ukuri ndakubwiza ukuri wari ubizi gute kuri gomba kujyamo nuvuga ngo wari wakoze niba ari umunsi wo gutangaza abahanzi 10 bagiyemo ntabwo bagiye gutangaza abahanzwe batowe umunsi kuko hari distance y'icyumweru cy'abanyamakuru kujya gutora hacagamo icyumweru cyo kubarura amajwi uzi ko batangazaga abahanzi uyu munsi mu gitondo bwakibona Kigali yose billboard zibanutse nese za billboard babaga baze premier ryari ato akabaga ukozwe ryarize nukuvuga ngo wabaga ibyo byose wongera ngo makombe ahantu makuru nyine yavuye no nshaka ibaze ko nge nageze ku rwego njya naho billboard bazamanikeje ukareba ko muri kujya ndayo ifoto yacu nari mubi cyane nge navuze ati kino cyanzanye muri Nyamirambo ntabwo kizansubiza mu Gatsata so abahungu bajyayo baratangaza ku mwanya wa gatatu Dream Boys always aza ku mwanya wa mbere
nari mbizi ko irimo byo abahanzi bose nafite list none nageze kubwira ku rwego bamagana n'umuhanzi batumusa ntiwiri kujya wowe ntabwo uri oya ntabwira ati wowe mwana ngo nitwibere turi twenge urimo humura rwose ndabizi kuri ibisa n'ikanga ati byagenze bite guma ariko batangaje abahanzi 10 tuza ku mwanya wa 5 Urban Boys irasigara abahungu bahita bamamagara ambwira ati uraza kutubwira ukuntu abigenje kuko ndabona wowe biraza kugorana Urban Boys baraguhamagaye oya abo twaririmbaga baje barambwira ati ukuntu abigenje kugira amakuru yose byafite ko twebwe nayo dufite utube tugira n'ubwo ntabati mwageze uko abwinjye nabwiye hakirika turimo so rero ndibwiye kugira ngo ubwire impamvu twavuye mu Gatsata tukazinya Nyamirambo kandi twagomba kumekinga shoye kubyo icyatumye tuzinya Nyamirambo tukigezeho so guma yagoraga kuyijyamo iyo muraga kuyinjiramo ikandagiyemo byabaga birangiye okay so rero aguma ni ikintu cyabaho cyiza natunze nafashe amafaranga bwa mbere 1 miliyoni nyifata mu ntoki bwa mbere ari bubu yamaye no gushimwa cyane bubu muzamuhinda byo cyane kabisa abahanze amafaranga yabaye akazi bubu vraiment nta kintu atakoze muri muziki w'u Rwanda kabisa so rero ubwo ayo mateka sugu umuntu yazayavamo oya ntago umuntu yayavamo ahubwo hari akantu babashinjaga abahanzi bo muri showbiz yo muri ya myaka akantu kitwa marozi bahati karavuzwe muri Jazz Family karavugwa cyane ahantu hose karavugwa mu bahanzi nta muhanzi ngira ngo katavuzweho iteka ryose wari uri muri system by the way reka mbwira ikintu kimwe wari uri muri system kabisa hari ibintu Nuvuga ngo wari uri muri system yo kumenya amakuru hari ibintu muri kino gihe byateye bitwa ngo plank tambwira ko ari plank umuhanzi wese ugiye gusora indirimbo muri kino gihe asiga abanza guplanking abantu kugira kuri attention yabo itangazamakuru mari misiri muvugaho you know ase bira bintu birakora simbizi ko ntawe nabikora ariko icyo nshaka kubona iki ngiki plank zatangiye kera ahubwo ntabwo twatuzi ko ziko plank bahazi numbwire ko ziraza ari plank urumva ntabwo zisa ko Urban Boys zigeze kujya Urban Boys bigeze kujya Uganda bagiye na Jaguar ariko babanza bajya kuri airport bari foto z'amafoto kujya ko bateze abana b'abahungu bafata kwa style barigendera Jaguar barigendera amafoto asigaye Kigali ngo bafashe indege ukuntu amateka ya music tuyagiyemo mani kiganiro cya Maramasa kabisa ndashaka umbwire none ukuntu waje kwisanga muri film industry nagiye kubona mbona bahatatangiye gukora ama serie ama episode director mukinnyi ibintu byose bira bintu byo byisanzemo gute ubu ni ngewe ntakiza nko kuvukira mu Gatsata abantu mu Gatsata babizi kuba GS yanyu iyo GS yanyu uzaba sumutazariya cyangwa amagara umutafuadi cyangwa Rocky cyangwa Rigani uze Rigani namaze misa yafunguye umunsi bamufunguye Rigani bamufunguye ariko yaramaze bisafunzwe mu bintu yaziraga se yerwe n'umunyamakuru akaba ari n'umuntu n'umuvugizi wa Kigali Universe mu bintu yaziraga ntabwo ibintu bibiri bimwe abanyagatsata n'abantu bazi gushaka amafaranga mu buryo bwose bushoboka understand so abantu mu Gatsata bashaka kuzimbera abantu b'inyamirambo konzika igihugu cyose kivuga nyamirambo abantu b'inyamirambo n'abashapa abantu b'inyamirambo ibintu hari karitsiye muri Brazil yitwa Bitreza urayizi ndanyumva yigereranya buriya nta gihugu na kimwe kitagira Uswahilini Uswahilini Nyamirambo yego so Nyamirambo niyo Uswahilini yo nk'umuntu w'inyamirambo rero nkora nk'umuntu w'inyamirambo nanjye sinakumvisha ukuntu tutari abantu barenze Nyamirambo murarenze kuko niho ku gicumbi Nyamirambo nicyo gicumbi cya show business ariko abantu bakomeye bose ntago ari abavutse Nyamirambo ahubwo nabaturuka mu nkengero za Nyamirambo bakaza muri Nyamirambo gushaka ubumenyi nyine exactement nta muhanzi nzi ba Bulldog bose baradamare batu ngo abahanzi benshi cyane bavuga mu nkengero bakaza ko Nyamirambo ni muri kaminuza kuko tuziko Nyamirambo niho hari igicumbi cya showbiz kabisa ako byarahindutse cyane ko bikimeze niko ntago Nyamirambo izahinduka no kubwimara
na kera kubw'imara Nyamirambo ari Nyamirambo n'inkotanyi zitirazana ngo tusoge mbere paka Nyamirambo Nyamirambo Simone mbwira ukuntu wisanze muri uko rero nisanze muri cinema ngiye nigeze gukora amahugurwa kera za 2013 na 4 nkiririmba ariko nakundaga filime ku kigero cyo hejuru ngiye nari mfite inzozi mvuga ati umunsi umwe nashaka ko nzicara mu rw'iwanjye nkareba filime nanditse apara filime ndi gukina nkareba filime nanditse so filime rero ni ikintu utavuga ngo ngiye kugikora utakizi filime isa kukwiga filmmaking urayiga bandika filime gute script writing directing ngiye nize rero nakoze amahugurwa muri Quet Films nakoze Nairobi film urumva nagerageje gukora short course y'amezi 6 mu bintu bya cinema ariko target yanjye ko ari kuzibona ndi kureba nge filime kuri screen wakoze nanditse nanditse so 2013 na 4 nakoze filime ariko sinazikinaga kuko nanyiri mu muziki nakoze filime yitwa Kariza muri filime yitwa Rozagayura nkandi filime yitwa Ninge nawe yana amafilime ya ma future movie arangira so ariko ntabwo nakinaga nge cyo gihe narandikaga nkana directing nkana ba producer nkashaka n'amafaranga hanyuma zarangira nkazigurisha abantu bazi mu gikara ahantu abantu bashuzaga amafilime abo bita ba mapendo no twagurishaga amafilime so rero nyuma muri 2019 ijya kurangira bro nagize ikibazo tuzakiganira nongera kuntumira tukiva muri guma ya nyuma yabaye 2018 ikirangira yarangiye nko mu kwa 7 mu gushyira mu kwa 8 mu kwa 9 narwaye nyuma nza kumenya ko ndwaye amarozi narwaye hafi imyaka 2 ariko skill story ndayigeze kuyumva ku buryo nagiye gukira narakernye nabo twaririmanaga bavuga ati so ibintu bipfa cyangwa se kuko imizi nituri gukora imiziki ko uburwayi bwanjye nagiye kwivuriza mu Kinyarwanda kure bo iyo ni story tuzaganira iri ku ruhande noneho mu gukira kwanjye twatujye kwinjira muri 2020 nagiye gukira Courage yarasubiye i Burundi twa dufite imiziki twakoze tutarasohora n'ama videos n'ubwo mfite videos za Jasmine zibitse n'ama audio ya Jasmine ndafite abitse tutasohoye kabisa Courage agiye i Burundi we yagiye gusura famille i Burundi avuga ati ngiye i Burundi ndakwita amezi 2 ngaruke uzaba wakize none dupanga ukundi ugomba gusora indirimbo dukomeza imiziki bo ndavuga ati none mu gihe nanjye nakize mu gihe Courage ari i Burundi reka nanjye nkura kantu kaga filime gatoya nabandi kwishira kuri YouTube ndebe ko nubwo bufaranga bwaboneka ko nanjye gukena ku rwego nayo nsigaranye matera mu nzu uzi kurwa imyaka 2 naragurishije nsigarana matera mu nzu yonyine so ndabaye nkeneye kongera kwibaka noneho sasa ko nakize sinapfuye ndashima Imana nibwo nakoze filime yitwa Mbaya series nkakora ari nk'akantu just karaho yateje nakavuye hagati yawe na ntuzana nagakoze ari nka filime ko kuvatereka nkakore kabe kampugije mu gihe turi gutegura ko Courage aza tugasohora indi miziki bura wakoze Mbaya utarava mu muziki uvuga ati sanda ukora kabisa mu kuyikora Mbaya igeze hanze abantu bayakira neza bayakiriye ngewe none nese ntabwo turi kumwe mu kanya njyane Clapton Keyboard Studio ntabwo nane yanditse muri bura buryo nanditse mu buryo buri ize mfata bike ndandika so nitaye kuntu ubundi kuntu hari ama software yandika filime hari kuntu andika filime Mbaya nanditse na bike bisanzwe nkajya bwira abakinyi tugiye gukora ibi nibi ngiye kubona mbona abantu bayakiriye neza episode ya mbere irasohoka barayireba ya kabiri ya gatatu ngiye kubona mbona ukwezi gushize mbona kuri konti ngiye kuretera amafaranga ndavuga ati kumbi YouTube mama amafaranga amaze gutya bya bintu birarya bya bintu muri ya mezi 2 rero Courage yamaze yacaniragabo ya mezi 2 Courage yamaze i Burundi nanjye nari nakoze Mbaya yamaze gufata noneho twinja muri 2020 hayitaza covid muri make covid yaje Courage akiri Burundi ariko gukiza Imana covid iza nanjye filime yanjye yafatishije iri kurebwa Mbaya so niba mwibuka neza muri covid twagiye muri lockdown hano mu Rwanda ariko abarundi ntabwo bigeze bajya muri lockdown nabe kabisa bivuze ngo bafunze imipaka bafunga ibintu byose mu Rwanda tujya mu rugo Courage ahera i Burundi noneho twadufungiye muri lockdown tutanaze ngo bizarangira ryari Courage atavuga ati rero kugaruka mu Rwanda abona ari insazi umwana w'umuhungu ahita afatira gisubira South Africa ubwo muziki urumva ukuntu
dutangiye gutakaza amahirwe yawe. Jimmy nawe ntabwo nzi urwana wenze nabyari Jimmy yarahari i Kigali ko ntabwo nzi ibyo yararimo. Ngiye bari kurumva filime yafatishije ndavuga ati no ubuzima bwa Jimmy mbere uko ajya muri Amerika nva twarahuye ambwira ngo aba muri Tanzania. Bose byashoboka kuko before yuko ajya muri Amerika ntabwo ko tukibonana cyane. Ariko Jimmy nawe n'umuntu Tanzania, Uganda nta nakunda kugenda cyane. Excuse. So rero Covid ijyamo ngiye nafite stock ya filime nakoze nyinshi cyane abitse zamba series. Bitabona nta kibazo ndi kuretira amafaranga ari kwinjira meza cyane rwose naryoshye. Ndavuga to kingiza Imana rero Covid ije umuziki nari kuwukora kuko urumva ya mafaranga ya mbere nabonye ukwezi nahise nongera ngura materiel zo mu nzu. Urumva umuntu utagira wagiraga ibyo byose intebe ya mateleviziyo byose nagurishije siganye matera gusa. Filime bitambaye to irongera ituma nongera kwiyubaka bundi bushyashya nsubira ngo burambaya ifite amateka kuri wowe wakomeye cyane. So rero nuko nahise nisanga ko twagiye kuva muri Covid Jimmy nawe yarurinde yaragiye muri Amerika. So nsigara i Kigali ndi jyenyine ariko nanjye nsigara nafatishije muri cinema umuziki nsa nkaho nakiurebe. So nuko navuye mu muziki nasa nk'uko ku ruhande nuko itsinda rya Jasmine ryarangiye ni nuko nakomeje no cinema. None kigiye muri Covid bwo mbayaho nanjye none ntabwo nakoze filime ndi kwandika gusa. Nanayikoze ndi no gukina. Okay. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye barafite abafana muri party ebyiri. Hari abantu batanze mu muziki banze muri filime. Yes. Okay. Hari n'abantu banze mu muziki batanze muri filime. Yes. Gusa ahantu hose nkandagije ikirenge uko byagenda kose hari umuntu umunsi umustar rega. No kuvuga ngo ubu none ahangaha ahantu shinze ibirenge ni muri filime. Yes, muri cinema unangije gusindamo ibirenge noneho igitangaje nanubwo muri ko gusora filime ngiye nsigaye nkora filime nkazigurisha. Nkora script nkayiguha ukayireba wayishima ukanyishyura cyangwa se ngakora filime buriya no kutinjiye mu nzu ugere wanjye bagahita ubona mfitemo amanuza menshi cyane y'amafilime ngenda nkora nkayigurisha. Ubu hano hanze hari filime tureba wanditse nyinshi nyinshi cyane nanditse nkazitanga cyangwa se nkazikora zikarangira nkayigurisha nkayitanga umuntu akishyura produit atari mu nyandiko. Bivuze ngo umuntu uri kureba cyo kiganiro ushaka filime yes nyegera. Okay. Platform zanjye zose ni Bahati Makacha. Yes. Makacha rero tushaka kuganira n'iminsi 3. Ewara cyane. Rero abantu reka turangirize hano Makacha tuzongera tumuhamagare kuko ni umuntu wanjye. Nkaba nabwira abantu bakurikiye K podcast ko tugiye kuyisoreza ariko mbabwira ko n'ikindi gihe nzamuzana ko Makacha mushaka kuganira n'iminsi 3 karangira ni umuntu ugira story cyane. Abana bakubwira ngo mukomeze mukore like share mukore na subscribe kuri K podcast. Naho ubutaha ngende Kewe ni Bahati Makacha wakoze kuza mu wanjye. Thank you so much. Wakoze cyane. Reka nongere bikubwire naragenda nishimye cyane. Yes. Kongera guhura nawe nishimiye kwinjira muri studio afite studio nziza. Nishimiye guhura n'umukamba. Latina de uzibura ku gipatwa. Unamuzi kuri patwa? Ndamuzi. Uzakoreye indirimbo unamuzi. Yes. Nanze kuvuga izina kugira ngo tutamara ariko nishimiye cyane for sure. God bless you kandi Imana izamura ibintu bya kandi uri umunyamugisha by the way. Cyane amen. Nongeye kumamagara ntago nzaza ngumushitse. Okay urakoze cyane. Thank you so much. Respect.